Muraho, nitwa Ishimwe Patrick, nkaba ndi umuhanga muri Excel. Excel imaze imyaka irenga 10 nyikoresha kandi nkomeza no kuyihuguraho. Muri iyi video ngiye kubasangiza imbanziriza mushinga y'umushinga wanjye wo kubasangiza ibyo nungukiye muri Excel muri icyo gihe cyose. Wakwibaza uti se kubera iki Excel? Excel ni application irimo gushishikarizwa kwigwa na buri wese kubera impamvu zikurikira. Murabizi hari imvugo igezweho ivuga ko turi mu gihe kiyobowe n'amakuru n'ikoranabuhanga mu bukungu. Ibyo birumvikana, ingingo zibirengera ni nyinshi. Kubw'ibyo rero, kuba amakuru asigaye ari menshi kandi yihuta bitigeze kubaho bitewe n'ikoranabuhanga rya internet, harimo gukenerwa imirimo ijyanye n'isesengura makuru, data analysis ku bwinshi. Uzajye muri Google ushake top 10 skills to learn in 2024. Data analysis ntuzigera uyibura ku rutonde ku mapaje yose uzasura. Kandi koko nawe witegereje aho turi naho tugana, wabyumva impamvu isesengura makuru rikenewe cyane muri iki gihe. Muri iki gihe rero buri rwego rw'imirimo y'abantu rurimo gukenera gusesengura makuru menshi kugira ngo rumenye imyanzuro rufatira gahunda rufite. Ibyo bigatuma Excel ikomeje kuvugwa. Kumva Excel bigufungura mu mutwe ukumva andi ma application uzahura nayo kandi ukayumva mu buryo bugufitiye inyungu kurushaho. Ndumva byumvikana. Kandi uramutse utabyumvise wazabyumvira mu mavideo azakurikira. Excel ni imwe mu application akenerwa mu mirimo myinshi kandi mu nzego zose. Ikaba izwiho kuba ikoranye ubuhanga buhanitse mu kubika data storing, gusesengura data analysis no kumurikira abandi amakuru ashingiye ku mibare ifatika, data visualization. Amakuru ashingiye ku mibare ifatika. Urugero, umuntu umwe araje arambwira ati, mvuye mu mujyi hari huzuye abantu benshi, bahari urujya n'uruza. Abantu bari benshi mu buryo budasanzwe rwose, kandi bari biganjemo abambaye impuzankano cyangwa uniform cyangwa se uniform z'ibigo bakorera. Uwo ubwo bamuhaye amakuru. Undi araje ati, mvuye mu mujyi hari hateraniye abantu 2800. Harimo abakozi ba banke runaka 500, harimo abakozi ba restaurant runaka 180, harimo abacuruzi 1020, ndetse n'abatembereye mu mujyi ku mpamvu zitandukanye 300. Kandi bari bambaye uniform z'ibigo bakorera. Mu by'ukuri bose bampaye amakuru, ariko hari umpaye amakuru ashingiye ku mibare ifatika. Reka tube twirengagije uko ayo makuru yayabonye. Isesengura ry'aya makuru rero ashingiye ku mibare ifatika niryo hanini ryifashisha application ya Excel. Ubaye uraho kandi utumva isesengura makuru turimo kuvuga iryari ryo, ntugire ikibazo kuko naryo tuzariganiraho. Hari gihe wakwibaza uti ko mfite aya makuru ubundi ndayasesengura nyashaka mwiki. Niki nkeneye muri aya makuru ngo mbonaho mpera nsesengura? Ni nk'ibyo rero. Excel niba ari igikoresho cyifashishwa mu gusesengura amakuru, ukaba utazi impamvu usesengura amakuru, nabyo byaba ari ikindi kibazo. Ntiwaba turi intorezo utazi impamvu ugiye gutema igiti. Keretse wasaze. Niba wumva ugifite amatsiko yo kumenya ibyerekeye Excel, ushobora gusura YouTube channel ya Iga Excel. Ukareba video zisobanura mu buryo bwumvikana. Iga Excel kandi tubafite amasomo ahanitse dutanga ku muntu wese wifuza umu-instructor cyangwa se umu-tuteur cyangwa se umwarimu wihariye wamwigisha Excel ku rwego ruhanitse. Uyu mushinga rero ukaba ugizwe n'amavideo azajya agaragara kuri channel yitwa Iga Excel ndetse n'amahugurwa bwite ku muntu ukeneye umuntu umuhugura ku ngingo zikomeye muri Excel. Murakoze, murakagira Imana. Naho ubutaha.